ubuzima bwa mutagatifu Inyasi wa Loyola Inigo. Yavutse mu mwaka w'1491 mu muryango w'imfura witwa Loyola. Iyo rero tuvuze Inyasi wa Loyola tuba tuvuga ko akomoka muri uwo muryango mugari w'Abaloyola. Iyo Loyola ibarizwa i Basque, iri mu majyaruguru y'igihugu cya Espagne, aho abereye ingimbi yahawe uburere bw'abana b'abatware b'icyo gihe. Aba intore yiga kugendera ku ifarasi no kuyirwaniraho, bituma ashobora kurwanirira ingoma ya Espagne Ferdinand wa Aragon yarabereye umwami. Ishyaka n'ubutwari byamurangaga byatumye ashishikariza ingabo yabarizwagamo kurwanya bivuye inyuma ingabo z'Abafaransa zari zabagabyeho igitero kinini cyane. Ni muri urwo rugamba igisasu cyamushanjaguye igufa rya ruseke ry'akaguru kamwe, ukundi nako kurakomereka bikomeye. Umwanzi aho kumusonga amufata neza uko ashoboye, amufasha gusubira aho akomoka i Loyola. Mu burwayi bwe rero niho yahuriye n'Imana. Aho yari aryamye ku gitanda akaguru kamanitse ategereje ko amagufa asubirana, yasabye ibitabo byo gusoma. Babuze ibitabo by'inkuru ndende yakundaga, bapfa kumuha ibyari bihari, icyavugaga ubuzima bwa Kristo n'icyavugaga ubuzima bw'abatagatifu. Ibyo bitabo byamuteye icyifuzo cyo gukora nk'abatagatifu abereyeho Nyagasani Yezu Kristo, nk'uko umwambari aberaho shebuja. Icyo cyifuzo gihanagura icyo yahoranaga mbere cyo kubaka izina mu bihangange b'isi, ahirimbanira kumenywa ndetse no kubahwa. Birangira afashe icyemezo kidakuka cyo kujya gusura ahantu hatagatifu i Yerusalemu no kubaho yigomwa nk'abatagatifu kubera gukunda Imana. Ce qui a été bon, c'est que c'est en analysant ses sentiments précisément qu'il a pu sentir l'appel à changer sa vie et à servir au Christ. Bon, lorsqu'il s'est décidé de suivre le Christ, il voulait absolument être à son service de manière sportive, compétitive.